Abafilipi igice cya mbere dusome dore ku murongo wa mbere. Pawulo na Timoteyo imbata za Kristo Yesu turabandikiye mwebwe abera bo muri Kristo Yesu b'i Filipi bose, hamwe n'abepiskopi n'abadiyakoni. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Umurongo wa gatatu, umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo Pawulo akunda Abafilipi. Nshimira Imana yanjye iteka uko mbibutse, kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe, kuko mwafatanije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mukageza na n'ubu. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Kandi birankwiriye ko mbatekereza ntyo mwese, kuko mu ngoyi zanjye no mu mpaka ngira kurwanira ubutumwa bwiza mpamya ko ari ubw'ukuri, mbahoza ku mutima nibuka ko musangiye nanjye ubuntu bw'Imana. Imana niyo ntanzeho umugabo yuko mbakumbura mwese mu mbabazi za Kristo Yesu. Kandi iki ni cyo mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose, mubone uko murobanura ibinyuranye, kandi mubone uko muba abataryarya n'inyangamugayo kugeza ku munsi wa Kristo, mwuzuye imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo, kugira ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushyize imbere, kuko byamenyekanye mu basirikare barinda Kayisari bose no mu bandi bose yuko ari ku bwa Yesu naboshywe. Nuko ibyo bituma abenshi bo muri bene data bari mu Mwami Yesu nabo biringizwa ingoyi zanjye, bakarushaho gutinyuka no kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Icyakora koko bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishyari no kwirema ibice, naho abandi bakabivugishwa n'umutima ukunze. Abo babivugishijwe n'urukundo, kuko bazi yuko nashyiriweho kurwanira ubutumwa bwiza, naho ba bandi bamamaza ibya Kristo babitewe no kwirema ibice, babikorana umutima ubarega, bibwira ko bashobora kunyongerera umubabaro mu ngoyi zanjye. Mbese ibyo bitwaye iki? Ntacyo, kuko bimeze kose, ari mu buriganya cyangwa mu kuri Kristo yamamazwa. Kandi ibyo ndabyishimiye kandi nzaguma kubyishimira, kuko nzi yuko amaherezo ibyo bizampindukira agakiza munsabiye, kandi mpawe umwuka wa Yesu Kristo. Kuko ntegerezanya ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose nk'uko bimeze ubu. Nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa, erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Ariko rero niba kubaho mu mubiri ari ntacyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. Mpeze mu rungabangabo, kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Nyamara ku bwanyu ho kuguma mu mubiri ni byo binkwiriye, kuko ubwo nizeye ibyo nzi neza yuko nzagumaho nkagumana namwe mwese, kugira ngo mujye imbere mwishimire kwizera, kandi kugira ngo muzarusheho kunyirata muri Kristo Yesu ubwo nzasubira kugaruka iwanyu. Umurongo wa 27, umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo abihanangiriza ngo bagire ubumwe bwa kivandimwe. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza, nzumve ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima, kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza, mudakangwa n'ababisha bo mu buryo bwose. Ubwo butwari bwo kudatinya kwanyu kuri bo ni ikimenyetso cyo kurimbuka kwabo, naho kuri mwe ni ikimenyetso cy'agakiza kanyu kava ku Mana, kuko mutahawe kwizera Kristo gusa,
ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Mufite kwa kurwana mwambonanaga kandi ari nako mukinyumva na n'ubu. Abafilipi ibice 2 dusome duhere ku murongo wa mbere. Nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musohoreshe umunezero wanjye guhumuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata. Agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi cyangwa ari ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Nuko abo nkunda, nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, mube ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi, kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Mukore byose mutitotombana, mutageshanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya. Mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Mwerekane ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntaruhijwe n'ubundi. Ariko nubwo amaraso yanjye yaba ayo kumishwa ku gitambo cyo kwizera kwanyu, ngo abe ituro, ibyo nabyishimira nkanezererwana namwe mwese. Abe ariko namwe mwishima mushimana nanjye. Umurongo wa 19, umutwe w'amagambo uravuga ngo Pawulo atuma Timoteyo na Epifuradito ku Bafilipi. Niringiye mu Mwami Yesu kuzabatumaho Timoteyo vuba, kugira ngo nanjye nshyitse umutima hamwe maze kumenya ibyanyu. Simfite undi duhuje umutima nkawe uzita ku byanyu by'ukuri, kuko bose basigaye bashaka ibyabo, badashaka ibya Yesu Kristo. Ariko muzi yuko we yagaragaye ko ari mwiza ubwo yakoranaga nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, nk'uko umwana akorana na se. Nuko uwo niwe niringiye kuzamubatumaho uwo mwanya nimara kumenya ibyanjye. Ariko niringiye Umwami Yesu yuko nanjye ubwanjye nzaza vuba. Icyakora nibwira yuko binkwiriye ko mbatumaho Epifuradito mwene data, dufatanije umurimo n'ubusirikari. Niwe ntumwa yanyu, kandi niwe unkorera ibyo nkennye, kuko yabakumburaga mwese, ahagarikwa umutima nuko mwumvise yuko yarwaye. Kurwara koko yari arwaye, ndetse yari agiye gupfa, ariko Imana iramubabarira. Nyamara si we wenyine, ahubwo nanjye yarambabariye ngo ntongererwaho undi mubabaro kubo nsanganywe. Nicyo gituma mutumye mbikunze cyane, kugira ngo nimwongera kumubona muzishime, nanjye ngabanye umubabaro. Nuko rero mumwakire mu Mwami Yesu mwishimye, kandi abasa n'uwo mujye mububaha, kuko yagarukiye hafi yo gupfa kubw'umurimo wa Kristo, ntiyita ku magara ye, kugira ngo asohoze ibyasigaye byo kumfasha kwanyu. Abafilipi ibice 3 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imbuzi zerekeye intumwa z'ibinyoma. Ibisigaye bene data mwishimire mu Mwami Yesu,
kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira, kandi namwe bibigirira akamaro. Mwirinde za mbwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakeba gukeba kubi, kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, nitwiringire iby'umubiri, nubwo njyeweho ntabasha kubyiringira. Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho ntamurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Umurongo wa 7, umutwe w'amagambo uravuga ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu, kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya n'imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfu, si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganya rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifatisha, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugeraho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagarwa kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganijwe mwese mwe uko mungana, namwe mube ariko muhuza uwo mutima, kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi cyose, Imana izakibahishurira nayo. Ariko rero kuri dusohoyemo abe ariko dukurikiza. Umurongo wa 17, umutwe w'amagambo aravuga ngo abanzi b'umusaraba wa Kristo. Bene data, mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima, kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu, izo mudufiteho icyitegererezo. Hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, bitana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we Mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Abafilipi ibice 4, dusome dore ku murongo wa 1. Nuko rero bene data, abo nkunda kandi nkumbura, ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye, muhagarare mushikamye mu Mwami Yesu, bakunzi banjye. Ndahugura Ewodiya, ndahugura na Sintike, ngo bahurize imitima mu Mwami Yesu. Kandi nawe uwo dufatanije uwo murimo by'ukuri, ndakwinginze ujye ufasha abo bagore, kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, bo Clementi n'abandi bafatanyaga nanjye, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mujye mwishimira mu Mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarinde imitima yanyu y'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, n'ibihaba hariho ingeso nziza, kandi hakabaho ishimwe, abe ari byo mwibwira. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye, abe ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe.
nishimiye cyane mu mwami wacu kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga naho naba ndi hose, nuko naba ndi kose. Nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Umurongo wa 14 umutwe w'amagambo aravuga ngo ishimwe Pawulo ashimira Abafilipi. Ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanije imibabaro nanjye, kandi mw'Abafilipi mwe namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bugitangira kubwirizwa ubwo navaga i Makedoniya nta rindi torero ryafatanije nanjye mu byo gutanga no guhabwa keretse mwebwe mwenyine, ndetse n'i Tesalonike mwoherejeyo ibyo kunkenura. Si rimwe risa ahubwo ni kabiri. Nyamara burya si impano nshaka, ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kuri mwe. Dore mfite ibinkwiriye byose, ndetse mfite n'ibisaga. Ndahaze ubwo maze guhabwa na Epafrodito ibyo mwohereje. Bimbereye nk'umubabwe uhumura neza, igitambo cyemewe gishimwa n'Imana. Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibi cy'Imana yacu ariyo Data wa twese iteka ryose. Amena. Nimuntahirize abera bose bari muri Kristo Yesu. Bene data turi kumwe barabatashya. Abera bose barabatashya, ariko cyane cyane abo kwa Kayisari. Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu.